None turi 24 Mata, turahimbaza abatagatifu Fideli, Bona na Honore. Ariko nanjye Dani yari Rumeri TV. Reka rero ku mateka ya mutagatifu Fideli. Fideli Wisigimaringeni yavukiye mu mujyi wa Simaringeni mu Budage ku ya mbere Ukwakira 1578. Mbere yo kwegurira Imana yitwaga Marie Koruwa, aho atangiye kwiga umuhanga cyane. Yize amashuri ya filozofiya i Fribourg mu gihugu cy'Ubusuwisi, aba umuhanga cyane kuko yigaga ari umunyabwenge koko. Ariko Fideli yari azi ko ubwenge busa budashingiye ku mico yo kuri ya Gikristo, aho kugira akamaro bituma nyirabwo ahubwo yaba umujyanabi cyane. Nuko yihata ubutagatifu yimazeyo. Yari azi kuvuga neza bitangaje, abanza ndetse kwiga amategeko y'igihugu n'ay'amahanga yandi ngo azaba avoka. Nuko asohotse umucamanza w'ikirenga. Yaramaze kujya abanira benshi cyane cyane abatagira kirengera, abatindira imbabare zikanya. Aho bigeze ibyo bucamanza bihagarika kugira ngo atazabagira uburanira nabi bigatuma arengana. Nuko ahitamo kwigisha inkuru za Kiliziya, areka indi mirimo yakoraga. Nuko nyuma yeguriye Imana mu muryango wa Kapusini i Fribourg mu Busuwisi. Icyo gihe yari afite imyaka 34. Yahawe upadiri mu mwaka w'1612, ari nabwo yahinduye izina akitwa Fideli. Aherewe ubupadiri yoherejwe kwigisha henshi kuko yari afite ingabire ikomeye mu kwigisha. Mu gihe cye nibwo idini ry'abaprotestanti ryakwirakwiraga henshi mu gihugu cy'Ubudage. Muri izo nyigisho ze yarwanyije mbere na mbere abigisha b'inyoma, abaporoso n'abandi bayobye. Cyakora ntiyafatiraga ku bantu n'inyigisho z'ibinyoma gusa yarwanyaga, ariko bo ntibabyumvaga batyo. Nuko baramurakarira cyane. Abenshi mu bari barataye kwemera nawe yabagariye mu nzira iboneye, ariko nanone bagaruwe n'urugero rwiza rw'imibereho ye. Ndetse n'abaporoso bakomeye ku idini banyurwaga n'inyigisho ze bakamwita umumarayika w'amahoro. Mu gihe cy'imyaka 10 yazengurutse Ubudage bw'Amajyepfo, Otirishiya n'Ubusuwisi, ahangayikiye k'abayoboke b'Imana batayoba. Fideli yikurikiranyije kenshi kuba umukuru w'ibigo by'uwo muryango, igihe cyose akarangwa n'urukundo rusesuye kuri bose. Fideli yapfuye mu mwaka w'1622 yishwe n'abanzi ba Kiliziya. Agatsiko k'abaporoso b'intagondwa bari bamushutse ngo aze basobanura inyigisho z'Imana batari bumvise neza. Apfira Imana atyo bamwiciye muri Kiliziya ahitwa Sevisi, yanditswe mu gitabo cy'abatagatifu na Papa Benedikito wa 14 mu mwaka w'1746. Mutagatifu Fideli udusabire. Reka tugaruka no ku mateka ya mutagatifu Efraziya Peletier. Ku itariki ya 2 Gicurasi nibwo Papa Pio wa 12 yashyizeho Efraziya Peletier mu rwego rw'abatagatifu. Efraziya akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, yayoboye igihe kirekire umuryango w'ababikira witwa Sœurs de Notre Dame de l'Amour du Bon Pasteur. Mu gihe yayoboraga uwo muryango yaremye irindi shami ry'abihayimana, umuryango mushya wita Ababikira Mutagatifu Madalena. Muri uwo muryango yakiraga abakobwa bashaka kwegurira Imana ngo batange impongano z'ibyaha bikomeye by'ingeso mbi yari yarabokamye, bakihana bakurikiza urugero rwiza rwa Mutagatifu Madalena. Maria Efraziya Peletier yitabye Imana tariki 24 Mata 1868 agwa i Angers. Mutagatifu Efraziya udusabire. Dusoje twifuza imbaza abatagatifu Fideli, Bona, Honore, Efraziya kugira iminsi myiza. Namwe nshuti z'Imana kandi bana Mariya mukomeze kugira iminsi myiza.